Reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official ikaze. Aya makuru tukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda tujye kugaruka ku bintu bitatu bizaranga iserukiramuco twaje rizaririmbamo abahanzi barenga 15. Ni igitaramo cyateguwe na Niba Foundation kizaba kigamije kuzirikana ibyo Buravan yasize akoze. Ngo bimeze bite rero? Umuryango Niba Foundation wavuze ko bazakorana n'abahanzi barenga 15 mu gitaramo cy'iserukiramuco twaje Fest kigiye kuba ku nshuro ya mbere mu rwego rwo gusigasira ibikorwa byasizwe n'umuhanzi Buravan no gukomeza guteza imbere umuco nk'imwe mu ntego yari yarihaye nyine Buravan mbere yuko yitaba Imana. Byagarutsweho kuri uyu wa kane tariki 24 Ukwakira 2024 mu kiganiro n'itangazamakuru cyagarutse birambuye ku itegurwa ry'iri serukiramuco ndetse n'abahanzi bazaririmbamo mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa bya Buravan yaharaniye mu bihe bitandukanye. N'ubwa mbere iri serukiramuco rigiye kuba, ariko umuryango Niba Foundation ugaragaza ko rizakomeza kuba buri mwaka hubakiwe ku nsanganyamatsiko zinyuranye. Kuri iyi nshuro ya mbere rizaririmbamo abahanzi barenga 15 barimo nka Aline Sano, Ruti Joel, Andi Bumuntu, Ishkevin, France Mundu, Juno Kizigenza, Imakanizi, Julius Senore, arielwayz, Ngabo, Bakuru Mike Kayihura, Mani Martin n'abandi banyuranye bazaririmba muri iki gitaramo twaje Fest. Mukuru wa Buravan witwa Burabyo yavuze ko Buravan yari afite ibitekerezo byagarutse kandi byageze ku bantu benshi ku buryo adashidikanya ko bizakomeza kwaguka, kurandaranda no mu gihe kiri imbere, ari nayo mpamvu biyemeje kusa ikivi cye. Mukuru wa Buravan yakomeje avuga ko bateguye iri serukiramuco kugira ngo abumvise ibitekerezo bya Buravan, ibikorwa bye n'abandi bakoranye babashe kubigeza ku banyarwanda kandi bibe nk'ikintu dukoreye hamwe mu nganda ndangamuco kugira ngo dushyire hamwe. Burabyo yavuze ko hari abantu bafashaga Buravan mu gushyira mu bikorwa ibi bitekerezo bye, ndetse nibo biyambaje cyane kugira ngo bategure iri serukiramuco. Kandi yakomeje avuga ko bateguye iri serukiramuco ku buryo rizarangwa n'ibikorwa byubakiye ku buhanzi gusa. Avuga ko bazatangira ibikorwa byaryo guhera saa 10 z'amanywa kugeza saa 1 z'ijoro kugira ngo igice cya nyuma twabateguriye kigende neza. Ni igice avuga ko kimeze nk'umukino, ari nayo mpamvu bifuje ko abantu bose bazahagerera igihe kugira ngo ntihazagire ikibacika muri uwo mukino. Burabyo yavuze ko igice cya nyuma cy'iki gitaramo kizaririmbamo abahanzi barenga 15, ariko mbere yaho gato guhera saa 8 hari igice kijyanye n'iserukiramuco ndetse no guteza imbere abantu bakora ibintu by'ubukorikori bijyanye n'ibihangano bitari by'umuziki. Yavuze ko kandi muri iri serukiramuco bakoranye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, aho bazapima kanseri y'imindura. Buri wese ubishaka azitabira iki gitaramo. Abahanzi rero bariteguye. DJ Pius
wavuze mu izina ry'abahanzi bose bazaririmba muri iri serukiramuco. Yabashimiye ku myiteguro bakoze ndetse n'amajoro ashize bataryama kugira ngo bazabashe gutanga ibintu byiza muri iri serukiramuco. Uyu mugabo wamamaye mu ndirimbo zinyuranye nk'ubushyuhe yavuze ko biteguye kuririmba zimwe mu ndirimbo za Buravan, kandi abahanzi bagerageje gutegura ibihangano byabo babikora cyane mu njyana ya Afro Fashion. Ariko kandi anavuga ko hari indirimbo abahanzi bahuriyemo, hari n'indirimbo buri muhanzi wese azaririmba ku buryo hatazabaho kudatakaza umwanya. DJ Pius yavuze ko ashingiye ku kuntu biteguye ukuntu bazaririmba muri iri serukiramuco, bifuza ko buri wese azahagera kare. Yanavuze ko harimo abazaririmba indirimbo zigezweho, indirimbo za gakondo ndetse n'ibindi bijyanye n'imbyino zihariye. ngayo nguko rero amakuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubashimiye ko mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official, mufata umwanya wanyu mukumva ibiganiro byacu. Turabashimiye nawe mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho. Bye.